y'umuntu. Can somebody remind me the story abayizi? Umubyeyi wari ugiye kubyara hanyuma bamubwira ko mituweli ye itameze neza muri system, bamusubiza mu rugo ngo ajye gushaka ko yayikosoza. Yarabinginze, urabyihutisha yarabinginze, kandi byaragaragara ko ameze nabi. Yego. Yes. Hanyuma hari ku kigo nderabuzima ajya mu rugo, hanyuma aza kuzapfira mu rugo kubera ko mituweli ye batayivalidatinze ngo asubire kwivuza ku kigo nderabuzima. Ni ikibazo cyo guhabwa serivisi mbi kwa muganga. Ntabwo ni serivisi mbi, that is criminal, absolutely criminal. Ariko bijya muri ubwo ntabwo bizi, uri hari Karongi ntabwo iyo story urizi. Yese narindiyo n'abandi babizi ntabwo bari bariyo. Hari ikibazo ngo navugaga aho nahereye, abayobozi mutagira ibintu mukurikirana muyobora mute. Ubu uri hariya utazi amateka yaho, niyo waba waraturutse ahandi by the way, ukajya muri ako karere kukayobora, ikintu cya mbere uheraho ni ukukamenya, ni ukugerageza kumenya ibyaho ngaho. Ntabwo bavuga ngo ntabwo yewe ngo ntabwo navukiye aha ntabwo mbizi. Urajya hese noneho ubundi. Ariko iyi ni kesi yamenyekanye ahantu hose kuko yaje kuvamo uwo mudamu no gutakaza ubuzima. Ariko babigiraga iyo bamuvura ibyo bindi bikanakurikiranwa, ibyo bamwishyuza bakazabimwishyuza se, cyangwa ubimwishyurira akabimwishyurira. Kesi yarabaye irazwi, ahubwo abayigezemo uruhare sinzi aho bari heho. Ubwo urasanga nabo they just walked away free. Minister of Justice, ndashaka ko iyo kesi, ndashaka kumenya uko yabyagenze. Yes. Babikoze icyo gihe ndibuka erega byaje no mu cabinet turabiganira, ariko